dore ibintu bitwereka ko Imana ari umuhanga ukomeye, umuhanga atari nk'uko isi yibwira, umuhanga birenze urugero. Imana ni umuhanga. Kubera iki? Imana ari rero umuhanga ni igihe. Imana y'igihe kirekire, kuko icyo gihe kireba isi kitareba ijuru. Mu ijuru hari ubugingo buhoraho iteka ryose buzira iherezo, aribyo bigeze hano ku isi. Imana ikora ibintu imyaka 100 bizasoza mu myaka ibihumbi n'ibihumbi. Gatyo kuri Imana rero ari umuhanga urenze ukwemera. Abantu b'Imana bibuke, dusubiye inyuma gato, byaba mu itangiriro, kuva bitangira, Imana yabwiye abantu bayo, mufate ijambo ryanjye, mugende mu nzira zanjye, nimuzikurikiza nzababera Imana, namwe muzambera abantu. Barabyanga birakomeza. Noneho nyuma byakozwe n'intumwa, Imana irakuza rero ibintu, mufate ijambo ryanjye. Baranangira, bamaze kwanga, abantu b'Imana banze ijambo ry'Imana. Nk'uko dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Imana yabigenje ite? Yahise ifata rya jambo ryayo n'imbaraga zayo iziha abanyamahanga. Abanyamahanga nabo rero babonye izo mbaraga, babonye ijambo ry'Imana icyo bakoze n'iki, nabo bararifashe, bararihindura. Imbaraga zabo Imana yabahaye z'umurengera bazikoresha kugira ngo bihimure abantu b'ubwoko bw'Imana. Ariko noneho barangije, icyo Imana yakoze n'iki? Ba bantu bayo bazi kumva ijambo ryayo, ba banyamahanga yahaye ingufu bari kuzikoresha nabi z'umurengera, yatumye abantu bose baza mu ijambo kugira ngo bumve ijambo ry'Imana, hato ukuri nikuza hanze hatazagira n'umuntu wireguza avuga ati ntabwo yamenye ijambo. Ariko Imana ari umuhanga, ni ukuvuga ngo abantu bayo bazi ijambo kandi bari kurigumana ubwabo bonyine, cyangwa se bakaba banaryigisha ahantu. Ariko none icyo Imana yakoze, yafashe rya jambo n'imbaraga zayo, ijambo iriha abanyamahanga n'imbaraga zayo, kugira ngo noneho bitere n'ishyari ubwoko bw'Imana, nabwo buzahindukirire Imana ibyo biri kuri ubu ngubu, kugira ngo nabo bongere basubirane ijambo n'imbaraga z'Imana bakoranye kera na kare. Nibyo biri kuba rero. Ariko abanyamahanga aho bafata ijambo bibigisha byose, bivuze ngo ubu nta muntu utazi, utarumvishe izina ry'Imana cyangwa ijambo ry'Imana, kuko ukuri nikuza hanze mu minsi iri imbere, nta muntu n'uyu n'umwe uzagira icyo yeguza ngo ntacyo yamenye. Ngaho rero kangukira ijambo ry'Imana, uryige neza, wisomere ijambo ubwawe, kugira ngo umenye ukuri koko, urebe ko ibyo wabwiwe ari ukuri nyakuri, nk'uko mu gitabo cy'Ibyahishuwe bavuga. Umenye ko ari ukuri wabwiwe, wigishijwe, utavangiwe. Noneho ushungure, numara kubona ukuri kwawe ugukomereho, kuko mu minsi imbere agiye kwamamaza ukuri utabeshya kandi ukuri wasuye Imana. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.